Inshuti z'ikiganiro ntayorwa, ikiganiro mwigiramo byinshi by'ubuzima, tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho turebera hamwe amavuta bita karite. Karite akaba ari igiti nyine kiba muri Afurika, gituruka muri Afurika de l'Ouest. Mu Rwanda ntago kihera, ntago kizwi, ariko ku iki gihe amasoko yaragutse, umuntu ashobora kubona ibintu bituruka hirya no hino kubera hari amasoko akorerwa kuri interinete, noneho n'abanyarwanda baragenda ahantu hose, hari ibyo bajya kurangura hirya no hino kubera igihugu cyacu cyafunguye imipaka, hari indege zigenda hanze, abacuruzi baratembera. Ubu ngubu ibintu byose ushobora kubibona mu bihugu bitandukanye. Ayo mavuta rero icupa biterwa n'umucuruzi wayateguye. Uyu mucuruzi yayateguye atya, ariko hari n'andi ushobora kubona biterwa n'uko umucuruzi nyine yanditseho. Akaba ari amavuta rero abafashe, ni amavuta aba afashe, navuga ajya kumera nka kumwe vaseline iba ifashe cyangwa amavuta y'inka afashe, ariko ni amavuta ayenga akinjira mu ruhu, afite ubushobozi bwose bwo kwinjira mu ruhu ku buryo ari meza cyane, atuma uruhu rwose ruhehera. Kandi icyiza cyayo urumva ko akorwa mu bimera, ntabwo ari kimwe na yayandi akorerwa mu nganda, ntabwo yangiza uruhu. Hari ibintu byinshi nza kukubwira muri kino kiganiro, ugikurikire kugera kirangiye wumve akamaro ntagereranywa k'ano mavuta. Njyewe waguteguriye kino kiganiro nitwa Celine Uwera, urubuga channel cyangwa se channel wumvisheho kino kiganiro yitwa Ntayorwa nyine, aho tuganira ku bintu byinshi bitandukanye by'ubuzima bwacu, bidufasha kurengera amagara yacu, biturutse kuri wa mugani w'ikinyarwanda nyine bavuga ngo amagara arasesekara ntayorwa. Nkumva rero n'iki kiganiro n'ibi ngibi ni ngombwa burya ko tubimenya, kuko ibintu dushyira mu ruhu ni nabyo bituma nyine uruhu rumera neza, cyangwa se umuntu akaba yarwaye indwara zitandukanye z'uruhu cyangwa z'ibindi bice by'umubiri iyo adafite amakuru ahagije. Ukurikire, hari n'ibindi biganiro tuba twaguteguriye. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri runo rubuga, nabyo ufate umwanya ubyumve, bizakugira akamaro kanini cyane. Amavuta rero yitwa Belle de Karite. Karite kikaba ari ikimera nyine gihingwa mu bihugu bitandukanye bya Afrique de l'Ouest, aho bafata izo mbuto nyine, abantu baho bazi uburyo bayategura ku buryo bwa gakondo, bagakuramo amavuta meza bakoresha mu buryo bw'ubwiza, kwita ku ruhu, kwita ku musatsi, baranayatekesha yo baranayarya, bo basanzwe babizi. Ariko ku iki gihe nyine ni amavuta isi yose izi nk'amavuta y'ingirakamaro, akize cyane kuri vitamine A, vitamine D, vitamine E na vitamine F. Zikaba ari vitamine zirinda umubiri w'umuntu, zifasha uruhu kumererwa neza. Ni akamaro kenshi ngiye kukugezaho, ugikurikire kugera kirangiye. Ikintu cya mbere, iyo umuntu afite uruhu rwumagaye, aya mavuta yamufasha nyine gufasha runo ruhu kumererwa neza. Urabona nyasize ku gace gatoya, ariko n'ibindi bice by'umubiri w'umuntu wabisiga, aragenda rero akinjira mu ruhu rw'umubiri w'umuntu, urareka akayaga neza, kuko aragenda agafata ibyo yashyize ahantu cyangwa ahantu hakonje, yo arafata. Bisaba rero ko uyayaza gutya mu ntoki zawe, biba bihagije, ubushyuhe bwo mu ntoki urayayaza, noneho ukabona kuyisiga. Urabona ko nyaga.
umuntu akaba yayisiga ahantu hatandukanye. Uruhu rero rugarukana ububobere kandi ukabona rurabengerana, rurasa neza cyane. Ibyo ni kimwe n'umusatsi, umusatsi nawo uragenda ukamererwa neza, ukabona uratohagiye, ugakura neza, ukaba hidrate kandi ukabengerana. Abantu bafite ibibazo by'imvuvu, aya mavuta rwose yabafasha ibyo bibazo bikarangira. Abantu bishimagura mu mutwe, burya hari indwara zituma umuntu ashobora kwishimagura mu mutwe kubera uburyaryate buba burimo, nabwo bikarangira. Abantu baba bagiye nko ku zuba, abantu bagiye ku zuba ugasanga uruhu rurangiritse, cyane cyane nk'abantu b'abazungu, burya uruhu rwabo ruba ruri fragile cyane, ruba rworoshye. Iyo bagiye ku zuba rikomeye, hari igihe usanga uruhu rwabo rwahiye. N'abantu kandi twebwe bafite uruhu rwirabura, nabwo bijya bibabaho, bashobora gukoresha ano mavuta, uruhu rukongera rugasubirana akamaro karwo. Abantu bafite imisatsi yoroshye icika vuba, aya mavuta aragaburira rwose, aragenda akagaburira umubiri, umusatsi w'umuntu ukamererwa neza, ntucikagurike burundu, kuko burya ikintu gituma umusatsi udakura ni uko ucikagurika kuko uba wumagaye, ariko iyo woroshye uba wabugaburiye hari igihe icyo kibazo kitaba. Nanone hari nk'igihe abantu bakora siporo, ibi ngibi barabizi, iyo bakoze siporo hari igihe buba bumva bababaye, cyangwa nk'umuntu wakoze nk'urugendo cyangwa imirimo myinshi ikomeye irenze imbaraga ze, hari igihe aba yumva ababara rero, akumva akeneye masaje. Aya mavuta rero yamufasha, asubiza imitsi, kumva amerewe neza. Ni meza cyane, ni amavuta meza ushobora gukoresha masaje, noneho akagukiza kumva ufite imitsi yawe ihinamiranye ukuntu, wumva ufite amavunane. Aya mavuta atuma uruhu rworoha, nka cya gihe uba wumva ukanyaraye, burya nk'igihe cy'ubukonje cyane, nk'abantu baba mu bihugu bikonje barabizi, hari igihe ureba uruhu rwawe kubera ubukonje ugasanga rwabaye ikintu gikomeye cyane, cyangwa se no mu bindi bihe, nk'iyo wameshe, nk'iyo wageze hari imirimo ushobora gukora ugasanga uruhu rwawe rurumagaye. Uyu ni umuti mwiza cyane rero ushobora gukoresha, ugasanga wongeye kugira agahu keza kameze nk'ak'abana. Ikindi rero, aya mavuta ni ibanga ku bagore, ni meza cyane ku bagore, ni ibanga ryiza ry'abagore bashobora gukoresha mu bijyanye n'ubwiza, ariko no mu bijyanye no kwiyitaho, bagasa neza. Noneho abagore batwite ku buryo bw'umwihariko, hari ukuntu umuntu atwita ugasanga inda yaragutse nyine, mu gihe atwite aya mavuta yayakoresha akayasiga inda ye, noneho kwa kundi haza amaribori, cyangwa ugasanga yarakwedutse cyane, hari amabara yagiye azaho, aya mavuta wayasigaho rwose, kubera inda iba ihehereye, yagufasha. Noneho na nyuma y'uko ubyara, biba ari ngombwa yuko mu gihe cya postpartum umugore yiyitaho, ya maribori abaza, ushobora gusigaho ugasanga avuyeho na ya mabara yose atari meza abantu batishimira. Noneho n'amaribori muri rusanzwe rero, nubwo hari abantu bayita akamenyetso k'ubwiza, ariko ni umuti w'amaribori. Burya amaribori ni indwara y'uruhu.
Umuntu ashobora rero gukoresha masaje ano mavuta ahantu hose yumva akeneye nta kibazo afite. Kwa kundi rero abagore nanone dukunda kwisiga ibintu ku munwa, hari uwisiga amavuta bisanzwe nyine kugira ngo umunwa uhehere utumagara, nko mu gihe cy'ubushyuhe cyane hari iminwa usanga yatamutse, ushobora gusigaho ano mavuta. Kuko rero ano mavuta ari comestible, ni ukuvuga aribwa, ntugire ikibazo rwose, nta kibazo, nta ndwara uzahakura. Wayasigaho, urabona ko umunwa wanjye utohagiye nta kibazo. Hari amavuta burya wisiga ugasanga ku munwa wawe hari ibintu bihari bidasa neza, ariko aragenda akayenga nyine umunwa akawubobeza. Aya mavuta rero atuma selile zironuvera, akora kuri renouvellement de selile. Aya mavuta atuma selile zironuvera kuko ikize cyane kuri za antioxidant. Ni ukuvuga umuntu ushobora kuyakoresha mu mirire cyangwa no kuyisiga, abantu ntibagire ikibazo nyine cyo gusaza k'uruhu, gushobora kuza imburagihe cyangwa n'izindi ndwara zishobora kwigaragaza zirimo na kanseri. Umuntu nanone ufite ububabare, hari ukuntu uba wumva umubiri ubwawo ukurya. Hari abantu bagira kino kibazo, uyu mubiri ukumva urakurya, cyangwa se hari nk'akantu wenda kakuririye cyangwa hari indwara uhafite, ushobora kuyisiga ukumva umerewe neza. Ikindi rero ni uko abazungu burya bakunda kubigira cyane, bakifuza nko mu gihe cy'impeshyi bakunda kujya ku kazuba bose bagakuramo imyenda ibaremereye, bakambara imyenda yoroheje, bakaryama. Hari n'igihe iyo bayikuramo hejuru bagasigaranamo imyenda y'imbere kugira ngo akazuba kabinjiremo. Baba bamaze igihe kinini mu gihe cy'ubukonje, noneho bakajya mu gihe cy'ubushyuhe, ariko noneho n'uruhu rwabo baba bakeneye yuko ruhindukaho gatoya, kwa kundi ruba ari umweru cyane. Bo barabikunda nyine ukuntu izuba riza rikabinjiramo, uruhu rwabo rugasa n'uruhindutseho gatoya umukara, babyita bronzage. Rero ano mavuta yabafasha bagiye gukora nk'ibyo ngibyo mu gihe cy'amavakansi, bakisiga n'amavuta ya karite, noneho bagakora bronzage nta kibazo, kuko izuba riba rifite ubukana, rishobora kubatwika. Baba bafite uruhu rworoshye cyane, burya abazungu ntabwo ari kimwe n'urwacu. Yego ruba rworoshye, ariko ugereranyije abazungu bafite uruhu rworoshye. Bisaba rero ko baporoteja uruhu rwabo mbere yo kujya ku zuba cyane. Bashobora gukoresha rero ano mavuta ya karite. Ano mavuta ibi nabikubwiye araribwa, ushobora kuyatekesha ibiryo. Cyakora ngewe nkubwire, nigeze kubigerageza, biterwa n'ibyo abantu bakunda, ariko numvisha ari foru, nka kurya nyine amavuta y'inka nayo aba ari foru, kumva. Hari abayakunda, ariko nge araribwa nyine, araribwa ku muntu ukunda nyine byo kurera biratandukanye. Ano mavuta arakiza, ni umuti nyine, urumva ko ari umuti. Hari abantu barwaye nk'indwara z'ibiheri, z'uruhu, bashobora kuyakoresha ugasanga arabakijije. Hari indwara nyinshi zitandukanye. Ayo mavuta kandi nanone bashobora kuyisiga nka sikatiriza, abafasha gukira ibisebe baba bafite ku ruhu, noneho uruhu
inkovu nayo ikuma neza, ntisige n'amabara mabi, igakira neza. Kandi uruhu rugumana elasticite, ni ukuvuga kwa kundi uruhu uba ubona ushobora kurukwedura. Iyo umuntu akoresha ano mavuta rero agumana elasticite, noneho ntazane n'iminkanyari vuba. Abantu bakuru bageze mu myaka ikuze aya mavuta yabafasha cyane, kuko ano mavuta yinjiramo imbere akagera no mu maserire. Ku muntu nanone wogoshe cyangwa wogoshe wenda tuvuge nk'ubwanwa cyangwa ibindi bice by'umubiri w'umuntu, mu kwaha se hehe, ashobora kuyakoresha. Kwa kundi umuntu azana imiburu, aya mavuta ni meza cyane, yamurinda ibyo bibazo nyine byigaragaza nyuma yo kogosha. Aya mavuta rero ni meza, nawe uzayagerageze, uzambwira ibyayo. Yitwa karite, bere do karite. Uzayagerageze, njyewe narayagerageje kandi narayakunze. Murakoze rero, mugire amahoro. Ni amavuta natirere, atagira ingaruka zo ku buzima. Abagabo, abana batoya, abagore batwite, abagore muri rusange cyane cyane, ni amavuta meza rwose, nababwira ngo ni meza, muzayagerageze. Mugire amahoro rero, hari n'andi mavuta nzakugezaho, dukurikire, uzayakunda nayo byanze bikunze. Njyewe gutegura kino kiganiro rero ukikugejejeho nitwa Celine Uwera. Mugire